tuzatandukana. Arabyemera. Umuhigo nari mfite wari umuhigo wo kuzajya kuremera ingabo zamugariye ku rugamba rwo kubohora igihugu. Mu by'ukuri uwo muhigo ntiwari woroshye. Umuhigo nkuhiga nari mu rugo rw'umuntu ndi kumukorera ikiraka cyo gufura ari bumembe umuceri. Ari nimugoroba twumva indirimbo ivuga ngo bakunze u Rwanda baritanga, ntimukabababaze mujye mubafasha, genda bashima. Ngiye n'uwo mudamu twafashe igihe cyo kumva iyo ndirimbo, dutekereza abantu bamugaye amaguru ari abasore, dutekereza ibintu byinshi. Arambwira ati Makire, itahire, reka nguhe umuceri ugenda, ariko nujya unafurira n'umuntu akaguha ibiro 2, ujye urya kimwe ikindi ukibike, aba bantu tuzajya kubasura. Hashize igihe uwo mumama twabivuganye arapfa. Amaze gupfa nafashe wa muhigo mwishyiraho ndawuheka, kandi nkora ibiraka byo gufura nzunguza nta buzima, kuko wana ari kubibwira ari kubona ndi umusazi, kuko ari umuhigo muremure cyane. Ndabibana, abantu banzi nararwaye. Nabwiraga Imana igihe byakomeye ngiye gupfa tumaze nk'iminsi 2 tutarya, nkabwira Imana ngo Mana ntuzatume mpfa ndahiguye wa muhigo. Narangiza ngahashyiramo mu gatelefone kanjye, ngashyiramo indirimbo ivuga ngo nzakunda umusaraba wa Yesu kugeza ndangije urugendo. Ashyiramo indi ivuga ngo kugira ifeza n'izahabu byari byiza. Izo ndirimbo zarandwaje, zindwazanya n'uriya muhigo, Imana irangije irankiza. Imaze kunkiza rero tumaze gukora ubukwe, nyuma y'ukwezi kumwe nabonye uwo mugabo ntabyo ari kwibuka. Tangira ndamubwira nti none se gahunda imeze ite? None se urabona ubu twahita tubikora? Yewe mfata gahunda wo kujya ngenda ngatanga 5 ahantu bacuruza umuceri, umufuka wakuzura, nkavuga ko umugeze, kuko nagomba gutanga imiceri myinshi n'ibindi. Umugabo abonye ibintu biri seriye, dutangira noneho kugira ingwe 2 yo kujya duhaha ibintu 2. Tukapanga niba ari amakayi tukavuga tuzapatanga amakayi angana gutya, tugahita tuyagura, tukagura n'ibyo guteka. Haje yo kuza rero undi muhigo ukomeye, noneho uzanywe n'umwana, kandi tugomba gukorana n'uwo nguwo. Umwana yabonye ikiganiro cyo muri 2020 cy'umusirikari mukuru wabohoye umujyi wa Kigali warashishaga imbunda nini. Umwana higa umuhiga aravuga ngo niniga nkarangiza amafaranga ya mbere nzahemba uyu mugabo. Niga ngo ndangize ikiraka nzakora cyose nzajya gushimira uyu mugabo. Umwana ntegeka gushaka uwo mugabo. Ndumva naha mu itorero hari abantu nabajije nti umuntu bita runaka muramuzi? Kumushaka byarangoye, umusirikari wese namunyuzeho, ingabo ndazenguruka, ariko namubonye narabizi icyuya. Mubona namwoherereje audio. Imana imuha umugisha kuko yanteze amatwi aranyumva. Noneho ambaza uko namumenye, ndayimusobanurira, yumva uwo munyarwanda ntabaho. Yatekereza abakire muri icyo gihugu akumva uwo mugore wita Makire ntaga amuzi. Yatekereza nk'abantu b'abayobozi ku muntu uzamushimira kumva uwo muntu ntabaho. Aravuga ati yewe niba koko ari byo nzaza. Bariya abademobe nabo mbabwira ko nzabasura, barabajije hari no mu murenge babwira ko uwo muntu bita Makire watinyuka kujya gusura ingabo n'urutonde rw'ibintu nari navuze batamuzi. Aravuga ati umuntu ni umutekamutwe. Yambaza ese uzazana ibiki n'ibiki, ndabimubwira. Hasigaye iminsi 4 ndamubaza nese muba muri nk'abantu bangana iki, ku buryo noneho twakongeraho ku bintu nari kuzazana n'ikintu cyo kubakorera ubusabane. Aho niho namuciye intege, aravuga ati ibi bintu ko namaze kubitanga hejuru, uyu muntu ubusa umunyamitwe, ubusazaza gukora ubusabane mu mudugudu n'umukire bingana iki. Arangije arambaza ati se mama ukora iki? Mubwiye yumva ntibibaho, ariko arambwira ati abaturage tukunda kuba turi kumwe bangana gutya na gutya. Mbishyira muri gahunda nyine n'izo fanta ndazishaka zo gukora ubusabane. Igihe kigeze tugiye, habaye ambutiyaje mu muhanda. Twarinze tukihagera bazi ko ari umutubuzi.
ibintu twarabipakuruye, abantu bamwe barahungabana kuko ngewe namaze imyaka 16 ndi umudivorce mbana n'abana banjye, ariko natekereje ku mugore wari umaze umwaka umwe, umugabo akamusiga akajya ku rugamba, umugabo agahita amugara agacika amaguru cyangwa amaboko, kuko hari abantu bababaje, yarangiza akagumana nawe iyi myaka 31. Mbona nta kintu wahemba abo bagore, abo nashobojwe narabashimiye. Rero naragiye ngiye kubikora, mpasanga umuyobozi wayoboye hano iwacu Kinyinya, unzi mu buzima bwo kujya kwaka inkunga, bansohoye mu nzu, yumvise ngo naturutse muri Kinyinya ahantu yayoboye, akumva ayo mazina ayazi, ahubwo ari umuntu uri kugenda asaba amakayi n'abana b'ibinyamakuru bimuzengurukana, arumirwa, afata ijambo aravuga ati mbonye ko nta hantu Imana itakura umuntu. Rero yari yifuje ko tuzazana gushima Imana, ariko ntabwo yabonye umwanya kuko igihe gishize ni kirekire. Ndashima Imana rero ko umutware wanjye yabimfashijemo, abana bakabimfashamo, ari uwo musirikari mukuru tukamushimira, ari izo mfura ziri hariya nazo tukazishimira, zarishimye. Mwabantu mwe niba hari abantu bishimye, nabo bagabo bicaye mu tugare batabasha guhaguruka, ufite amaboko akoma amashyi ubona ko byamukoze ku mutima. Rero nicyo nashimiraga Imana. Ariko umuyobozi avuze ati ese uri umurokore? Ati nta n'umurokore ndabona akoze ibyo. Naramubwiye ndi umurokore, sengera muri Betisida. Ati ni kwa Rugamba. Ati nta wundi muntu wabikora adaturutse muri Betisida. Ndashima Imana rero, shimira n'umushumba wanjye Umuyesha w'umugisha, nongera kumusaba ngo yongeraze asengera ibiganza byanjye, ko tuvuyeyo Satani yaratuririye iduteza umuraba ukomeye cyane. Rero mushumba mwiza, ngo inongere udusabire umugisha.